bacira umugani abambuza umugani. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti zanjye muraho murakoma, nongeye kubasuhuza kandi mugira amahoro. Nongere kugaruka uyu munsi kugira ngo twongere tuganire, tugire ibyinshi twigana mu byo nateguye ko twakugana uyu munsi. Baciye umugani baravuga ngo uwiturwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Ni umugani w'ikinyarwanda. Hari impamvu rero ntangiye nca uyu mugani, kuko inyigisho nifuza ko twiga uyu munsi n'ubundi kubiye umugani naguyeho ahantu numva urimo inyigisho, nifuza ko twawusangirira hamwe kugira ngo icyo numva byanyigishije namwe ukibungure, kugira ngo turusheho kujya mbere mu buzima bwa buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Ubundi ntabwo ari kenshi umuntu wagiriye undi neza, ineza yamugiriye yongera akayimwitura. Akaba niyo mpamvu nyine bicaye bagaca umugani bakavuga bati uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Ni muri ubwo buryo baciyemo uwo mugani, kuko ntabwo ari benshi bibuka kongera kugirira neza bitura nabo uwabagiriye neza. Ni muri ubwo buryo rero baciyemo uwo mugani. Uyu mugani rero nawo umuciye kuko igitekerezo mbabwira nabonye ahantu cyaranyigishije, numva nifuza kukibasangiza, ariko kandi bikaba bifitanye isano n'uyu mugani. Rero ngo habayeho inyoni yitwa ifundi, murayizi, ni kakanyoni gatoya, n'indi nyoni yo mu bwoko, nayo ni inyoni ariko mu bwoko bw'inyoni nini cyane, yitwa ikiyongoyongo. Ngira ngo ikiyongoyongo benshi barakizi. Ni ikinyoni kinini cyane ku buryo ntaho ihuriye n'ifundi. Rero muri uwo mugani ngo habayeho nyine iyo fundi n'icyo kiyongoyongo, ngo bikaba byari bituranye kandi binabanye neza. Noneho ifundi ikaba yari ifite abana, ariko n'ikiyongoyongo gifite abana, ariko ikiyongoyongo ngo cyari gifite abana benshi cyane, ngo bakubye nk'inshuro 3 abana b'ifundi. Noneho rero ngo bari babanye neza, bahahirana, basabana umunyu. Kumwe mu kinyarwanda iyo abantu babanye neza tubyita yuko ngo abantu basabana umunyu, nkagusaba uyu munsi nawe ejo ukansaba. Ubwo rero ngo bari babanye neza. Noneho rero ngo umunsi w'ingo amapfa yarateye mu gihugu, ngo inzara iratera, barasonza. Noneho bakajya bajya guhaha, nyine ifundi ikajya guhaha n'ikiyongoyongo bikajya guhaha n'abana babyo bakagendana. Ariko urumva ko ikiyongoyongo cyari gifite abana benshi, bakubye inshuro 3 abifundi. Bo ngo bahahaga, iyo bajyaga guhaha bazanaga byinshi bizabatunga igihe kinini, mu gihe ifundi ko rifite abana bakeya, bo bazanaga duke nyine tuzamara igihe gitoya. Noneho ngo ifundi ibyabo bigashira vuba, bigatuma rero bajya kwiba. Ifundi ikabwira abana bayo ngo mugende mujye kwiba hariya kwa kiyongoyongo. Noneho bajya kwibayo, abana b'ikiyongoyongo bakabafata, bakavuga ati se muje gukora iki? Bati badutumye kuza kwiba. Noneho bakavuga ati aho kugira ngo mwibe, reka tubahe ibyo mujya kurya, ariko ntimukongere kuza kutwiba. Bakabaha n'ejo bikabuko, n'ejo bundi bikabuko, kugeza igihe barambiriwe. Mbese iyo ufite umuturanyi nka gutyo nyine, hari ubwo ushobora gusanga akwitwayeho nabi nyine akakuzengereza, nyamara wenda uvuga uti ngewe mba ntako ntagize, namubaniye neza. Ubwo rero ngo akajya agenda bakajya kubiba, aho kubahemukira, ahubwo bakabaha ibyo kujya kurya, bakagenda bakarya. Ariko urumva nyine ntibyamaraga kabiri. Ifundi rero ngo iza kugira umujinya, ngo iravuga ati ariko se hariya bazahora bansuzugura nk'aho aribo bantunze, kubera ko mba nakinnye ibyo kurya byanjye bigashira vuba, ubu ntibazakomeza kunsuzugura. Yigira inama rero ngo abwira abana bayo ati muzareke umunsi umwe tuzabararire duhengere bavuye guhaha, kwa kundi babazanye byinshi tubibateshe, n'ibinashoboka tubice, ibyabo tubinyage tubitware. Nuko rero babijyaho inama. Ubwo ikiyongoyongo n'abana bari bagiye guhaha, ukumva babaga ari abana benshi, bamwe urumva babaga baranasigaye ku rugo, abandi baragiye guhaha, ntabwo bari kugenda rimwe bose, kuko urumva bari na benshi. Baragenda, noneho igihe kigeze baragaruka. Ubwo rero abana ifundi n'abana bayo bari babaraririye, batangira kubahukamo nyine ngo batangire kugira, ariko urumva ababiri bishe umwe, niko mu kinyarwanda bavuga, ntabwo bari kubashobora. Ubwo rero ko abo ngabo bari barabazengereje, byageze baravuga bati rero nta kuntu twaborohera. Bahita ikiyongoyongo kita kibwira abana bati mutangatange hirya no hino, tubakubite ntihagire n'umwe bacika, nimushaka mu bice mu bamare, ku buryo nta n'umwe usubirayo. Dore igihe baduhereye, tukagerageza kubabanira uko dushoboye kose, ariko ntihagire n'umwe bacika. Baratangatanga bose, barahumbahumba, barabica, barabarangiza.
barangije ubwo ifilime irangirira aho ngaho, umugani urangirira aho ngaho, sinjye wahera. Ubwo rero aka kantu ikintu kanyigisha nagatekerejeho umwanya munini, mpita mbihuza n'uyu mugani usanzwe mu Kinyarwanda ngo witurwa ineza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Mu by'ukuri Fundi ahangaha ntabwo yitwaye neza n'abana bayo, kuko yari igize amahirwe kuba yari ifite umuntu w'umuturanyi uyirusha amaboko, babanye neza, ufite uburyo bwinshi yagira icyo yamwungukiraho, ariko we ntiyabyumva, ahubwo ashaka niba ari umurengwe sinzi niba ari ukudashima, ariko urumva yagize ikintu cyo kudatekereza kabiri ngo yumve yuko ahubwo akwiriye kurushaho kumubanira neza kugira ngo bya bindi amukomora ahubwo birushaho kwiyongera kandi binarambe. Ntabwo ari byiza rero yuko wakwivumbura ku muntu cyangwa se wamubanira nabi, kandi burya iyo uri umuntu ukaba uturanye n'umuntu w'umukire ukurusha amaboko, burya icyiza si ukumugirira ishyari ku bw'amaboko afite, ku bw'ubutunzi afite Imana yamuhaye, ahubwo gerageza kumubanira neza, umwitwayeho neza kugira ngo bwa butunzi afite, bwa bukire nawe ujye ugerageza nyine kugira duke ugenda upfurapfuraho ariko mu nzira nziza, kuko nta kuntu byanze bikunze uturanye n'umukire burya ntabwo wabura ikintu wamukuraho kandi binyujije mu nzira nziza, kandi mukabana neza kuko uba umukeneye cyane kurenza uko we agukeneye. Ubwo rero kwa kumukenera nubwo nawe atabura uko agukenera, ariko burya kwa kundi ushaka kumukenera bituma muhura kenshi, bwa butunzi bwe nawe ukabugiraho akse, ukabugiraho uruhare, bituma nawe bigira icyo bikumarira, nubwo ubutunzi atari ubwawe ariko kuko uturanye n'ubufite kandi nawe ushobora kugukenera kandi nawe ukeneye, bigatuma nawe ugira icyo wamwungukiraho bigendanye na bwa butunzi akurusha. Rero hari Fundi yitwaye nabi, numva ari inyigisho nziza twakuramo, twagerageza kubana neza nabo tubana, ariko nabo duturanye twagerageza kwitwara neza, kandi niba umuntu akugiriye neza ukabizirikana, ukagerageza kuzamwitura ineza, nubwo utanayimwitura ariko ukazayitura urubyaro rwe, kuko uravuga ngo gira neza uzayisanga imbere. Kandi iyo ugiriye umuntu neza, nubwo we ubwe atayikwitura wowe ubwawe, ariko ashobora kuzayitura abo wabyaye n'igihe wazaba udahari. Ibyo dukora byose rero biradukurikirana, biba byiza biba bibi muri ubu buzima tubamo. Ntabwo rero yitwaye neza, niyo mpamvu nifuza ko natwe twakwigira kuri uyu mugani w'ikiyongoyongo n'ifundi, kuko uba ugomba kureba n'igihagararo cyawe, ukareba imbaraga ufite, ukirigeranya no kuri uwo muntu, kuko ni nk'umuntu wajya akavuga ati ngiye kubakubita muri abantu 10 ngiye ndi umuntu umwe, byanze bikunze ibyo byawe ari nko kwigerezaho, kuko ntabwo nubwo waba ufite imbaraga, sintekereza ko wavuga ko ugiye guhangara abantu 10 uri umuntu umwe, amaboko ku maboko, uvuge ngo abantu uzabanesha ubashobore. Yagombaga no gutekereza rero kuri izo mbaraga afite n'imbaraga z'ikiyongoyongo ko ntaho bihuriye, agatekereza ko afite abana bake, ikiyongoyongo gifite abana benshi, agashyira mu nyurabwenge, akabona ko ibyo bintu ari nko kwigerezaho. Rero bitwigishe kandi biduhe gukura mu bwenge no gusesengura birushijeho, kugira ngo ubuzima tubamo uko bukeye n'uko bwije, ibyo twumva, ibyo tubona, ibyo tunyuramo, bitwigishe, bitubereye urugero rwiza rwadufasha kumenya uko dukwiriye kwitwara muri ubu buzima, ari ubwa none ari n'ubw'ejo hazaza. Ndabashimira kandi nongera gukangurira no gushishikariza wowe utarakanda kuri subscribe hano kuri chaine yacu, kugira ngo wihutire kubikora, kandi niwumva izi nyigisho aricyo zigufashije uzisangize inshuti zawe n'abavandimwe, kugira ngo turusheho kujya mbere. Ndabashimira rero mugira amahoro, mbifurije kuramba no kuramuka. Ciao ciao. Abambuza umugani